Turabasuje twizere ko meze neza aho muri hose hatandukanye. Nitwa Jag Marashinza nyina Nikora meze neza. Yego meze neza. Aha harande makuru ari kuvuga muri uyu munsi. Kuva mu gitondo habyutse humvikana urusaku rw'amasaso menshi cyane mu bice bya Minembwe n'adatandukanye. Ese ibiri guterwa n'iki? Turaza kujya muri cyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ari kuvuga imirwano iteye ubwoba, ariko kandi tuze no kujya mu gihugu cy'u Burundi naho ntabwo byoroshye cyane. Tuze kureba ibiri kuvuga ku bijyanye n'amasano y'amahoro hagati ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa, turebe uko byose bimeze. Ariko reka duhere ku mirwano yabyutse ivugwa kugezana n'ubu tuvugana. Nikora byagenze bite? Urakoze cyane, reka duhere mu misozi miremire ya Minembwe. Kuko ku munsi w'ejo twabibabwiraga ko hari bitero byagabwe hariya mu misozi miremire ya Minembwe, no muri iki gitondo niko bibyutse bimeze kugeza aya masaha. Yego. Ahantu bita mu Karingi harimo harabera imirwano ikomeye cyane, ndetse n'ahantu bita Ruhinamavi. Yego. Aho Ruhinamavi hari bitero byateye ahantu bita mu Bahindigiri, ndetse abana batwirwaneho bahita bazamuka barabarasa ngo barangize kubarasa, ndetse baza kubafatira n'imbunda ya 12. Yego. Iyo mbunda ya 12 yafatiwe hariya kuri uriya musozi wa Ruhinamavi, ndetse baza kwirukana abo barundi mu duce barimo barwaniramo. Gusa ntabwo bagiye kure, baracyari aho hafi. Isaha n'isaha turashobora kubabwira ko imirwano ishobora kuba yongeye igatangira hariya muri kariya gace ka Ruhinamavi. Yego. Dukomeze noneho tujya hariya mu Karingi. Mu Karingi ho habaye isibaniro. Mu Karingi habaye isibaniro by'umwihariko ahantu bita kuri Sinayi. Kuri Sinayi abantu batahazi hari Gakenge habereye imirwano ikomeye cyane. Ubwo ku munsi w'ejo twababwiye ko abarundi baramanutse baraza bashaka kugira ngo babashe gutera hari irundu ngo barangize, ndetse babasha kubigeraho barambuka bagera irundu. Bamaze kugera irundu ingabo za M23 zirababona, bari babaciye muri humwe ngo barangize barabarasa. Barabarashe barabamanura babageza neza muri rwa ruzi rw'irundu, ngo baje kwambuka neza urwo ruzi. Basanga hariho akararo gatoya. Urwo ruzi barwita Rwiko. Basanga hari akararo gatoya. Bose birukanga barimo kubyigana, bamwe bagwa muri rwa ruzi, abandi basigara aho ngaho baratakara batinya kwiroha mu mazi. Kugeza ubu ngubu ngo mu gitondo kare babyutse bagaba ibitero hariya muri turiya duce hariya kuri Sinayi. Kuri Sinayi hari kubera imirwano iremereye cyane. Uburyo abateye hariya baturutse ahantu bita muri turiya duce twa za Mukoko. Hariya muri Mukoko niho harimo havi ibitero birimo bitera hariya muri turiya duce. Abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge kugeza ubu ngubu bakaba barimo bagenda batabariza umuhisi n'umugenzi, kugira ngo barebe ko babona umuntu wabatabara akabona muraho iriya nkota. Dore ko inkota iba ariho n'ingota badashobora kwikuraho bonyine, kubera bafite urimo basogota iriya nkota. Kandi n'amahanga arabizi ko barimo bishwa ruriya rupfu, ariko ntacyo amahanga arabivugaho. Tujya ahantu bita mu Bidego ndetse n'Irundu. Bidego uyivuye hariya za Pwenzero ubanza kugera Bidego, wava Bidego ukabona kugera ahantu bita Irundu. Nukuvuga ngo uyu munsi imirwano ahantu yabereye irimo irabera hariya muri kariya gace ka Bidego. Bidego harimo harabera imirwano ikomeye cyane, kubera ko bari abagabo b'abarundi baje bavuga ngo nta kindi kituzanye, turashaka kwigarura Minembwe. Niyo mission yacu yatuzanye, twahawe na perezida wacu Evariste Ndayishimiye. Niyo waduhaye mission yo kugira ngo tubashe kwigarurira turiya duce. Ati yatubwiye ngo mu gihe tutakwigarurira Minembwe twaba dusebye. Iyo ni ngayo siroga barimo bitwaza. Uburundi bugomba gufata Minembwe. Ati nitwumva ukuntu Burundi bwananirwa gufata Minembwe. Nabonye hari drone FDC irimo ikoresha yaguze mu Bubiligi, n'imbunda ziremereye cyane ziri gukoreshwa zimaze iminsi zigeze ku mbuga y'urugamba. Ziriya mbunda ni bwoko ki nabonye hariya? Ziriya mbunda ziribona ni za Etitu, ni za Morchi 60, ni Morchi 80, ni Morchi 120. Izo zose nizo barimo bagenda bakoresha. Nabonye ngo nta muturage n'umwe wasinziriye, baraye ngo bumva urusaku rw'ibiturika. Nta muturage n'umwe wigeze usinzira. No ku munsi w'ejo nta muturage n'umwe wigeze ujya mu gukora umurimo we. Nta n'abana bigeze bajya ku mashuri. Birumvikana. N'uyu munsi mu gitondo birashoboka ko ntawe ujye mu kazi, kubera ko n'uyu munsi mu gitondo amakompura aracyarimo yumvikana cyane hariya muri turiya duce twa za Minembwe. Birakomeye cyane, ntabwo byoroshye rwose. Twebwe tujye tubivuga abantu bakagira ngo ni ibintu byoroshye. Oya ntabwo wafata nk'umuntu akagukura nk'aho uri, reka kuvuga umuntu aherereye. Wowe urimo dukurikira wagukura nk'aho uri akakugeza hariya mu Minembwe, akakubwira ngo arara mu Minembwe iminsi 3 wowe gusa.
ntabwo wowe udukurikiye wowe ntiwabishobora kuharara, ntabwo yabishobora, biragoye cyane. ntiwarara ahantu hari umuriro w'amasasu umeze kuriya. Biragoye cyane. Uburyo umuntu asigaye amara hariya muri Minembwe, umuntu asigaye amara iminsi 4 iminsi 5 utararyama kuri matera, utararyama mu nzu. Nibyo ariko uryama hanze, abagore bari hanze, abana bari hanze batinya kuryama mu nzu, naho ntunaryame nane ushobora kubona izuba. birumvikana kubera gutinya drone, ukavuga reka njye kuryama ahantu hari ishyamba, drone itajya kumbona ikandasa. intambara n'intambara, intambara aba ari intambara. aho ngaho Karingi kugeza ubu ngubu nta mirwanire aba muri kariya gace ka Karingi. yego Karingi twabatangaje ko yabaye libere, kugeza ubu ngubu nta mirwanire aba muri turiya duce twa za Karingi. ahantu biti Mutunda naho nta mirwanire abamo. yego Rwitsa nkuko nta mirwanire abamo. Mikenge nta mirwanire abamo. yego haracyatuje kugeza aya masaha. yego igice cy'Indondo nta mirwanire abamo, ahubwo imirwano irimo irabera ahantu bita mu Rurambo. yego mu Rurambo, abantu batazi mu Rurambo ni hejuru ya Bukavu. uvuye mu Rurambo uhita umanuka ukagera i Bukavu. yego ni ukuvuga ngo hariya abazalendo bazamutse, hazamuka n'aba FDLR benshi, hazamuka n'ingabo z'u Burundi. yego barazamuka baravuga reka tujye gufunga iriya nzira yego ya Rurambo. yego ati kubera ko mama 23 niyigi nyuramo igiye gutabara hehe mu Minembwe. yego ati niturangiza kuyifunga ziriya ngabo zacu ziri kurwanira hariya muri Minembwe zizarwana zituje, kubera ko bazaba bamenye ko barangije gufunga iriya nzira mama 23 idashobora gutabara hehe hariya mu Minembwe. akaba ariyo mpamvu baje kurwana hariya muri kariya gace ka Rurambo. hanyuma bakirengagiza ko mama 23 ishobora kuzamuka hariya muri Rurambo ikapasura inzira, kandi iyo nzira bigakunda. dore ko hariya muri Rurambo hariho abasirikare benshi ba mama 23 ndetse n'abatwirwanira, ariko abo ngaba barabizi naho baherereye, ariko barashaka kugira ngo babashe kubarasa babakure muri turiya duce. urabona ko iyo bavuye nk'hariya i Bukavu bajya bazamuka bakagenda banyura mu duce turi protege cyangwa se turinzwe n'ingabo za mama 23. ntabwo bashobora kuzamuka nta ngabo zabo ziri hariya mu nzira, kugira ngo babashe kuzamuka neza bafite umutekano kandi batuje, nuko haba hari ingabo zabo zifite umutekano, uburyo bazamuka bakagenda bakagera hariya muri iriya misozi miremire ya Minembwe. akaba ariyo mpamvu ababembe, abafurero, abazalendo bose bafatanyije na FDL na FRDC n'abarundi bavuze ngo tujye kurwana hariya muri kariya gace ka Rurambo. gusa hariya muri Rurambo imirwano yatangiye, irimo irabera ahantu biti Gashama. birakomeye cyane hari Gashama, ariko babakubise ingabo za mama 23 zabakubise ziranabacaginga ibintu byinshi cyane bitandukanye. basubiye inyuma benshi cyane ndetse hanafatiwe na bamwe mu bazalendo nibo bafashe benshi cyane, babafashe benshi cyane, ni nabo barimo bababwira amakuru, bababwira ko babakuye muri Uvira, bababwira bati nimuzamuke muje kureba uburyo iriya nzira mushobora kuyifunga. indi objectif yabo bafite kugira ngo barwane hariya muri Rurambo. baravuga ngo hariya muri Rurambo nitumara kuharwana tukafata tuzahita tumanuka tugere Buvira nako Bukavu. mbere yuko bagera Bukavu barashaka kuzabanza gufata centre ya Kaziba nitumara kuyifata none tuzatangira kuzajya tugaba ibitero i Bukavu tuvuye hariya Kaziba. ubwo tekinike yo gufata akaziba no kugira ngo bagabe ibitero i Bukavu. nibarangiza noneho nibamara kwinjira hano muri Kaziba bazahita barwana Nzibira nayo ifitwe nabande, ifitwe n'ingabo za mama 23 na twirwanira. mu gihe bakuramo Nzibira uko bibwira bahita bazamuka bakajya muri Mwenga. muri Mwenga naho hari ingabo za mama 23 ziri mu gace bita Kasika. ati na Kasika twahita tugenda tukagira gute tukayirasa. ariko bihereye hariya muri Rurambo. mu gihe Rurambo utayifata utu duce tundi Kaziba, Nzibira ndetse na Kasika hariya muri Mwenga ntabwo bashobora kuhafata. birumvikana kubera ko habagoye cyane kugira ngo ubashe gufata kariya gace. Deka dukomeze tubabwira amakuru uko bimeze hariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. rwose twagiye noneho hanyuma muri Karehe. muri Karehe ntabwo bimeze neza cyane, naho birakaze cyane. agace bita Cyambombo kabereyemo imirwano, ndetse n'agace bita Ramba. duce natwo tumaze kumera nka turiya duce dusigaye tuvuga buri munsi twa Minembwe. ni isonero y'intambara buri kanya kabisa. ni tera y'intambara. Cyambombo yabereyemo imirwano, yaguyemo abantu benshi, ikaba inatuwemo cyane
n'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yego. By'umwihariko abantu batuye hariya ni abatutsi bakomoka hariya muri turiya duce twa Masisi bari barahungiye. Yego rwose. Nibo batuye hariya muri kariya gace ka Cyambombo. Hakongera hakabaho bita Abanyanga, hakongera hakabaho bita Abahunde. Abo ngabo n'Abashi. Yego. Nibo baba muri turiya duce twa Cyambombo. Cyambombo ni muri Karehe. Hariya naho harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Bishatse kuvuga ko abantu batabyitondeye hariya muri turiya duce harashobora kugwa abantu benshi cyane batandukanye. Batangiye no kuhagwa rwose. Batangiye no kuharwa, barimo baraharwanira, ndetse n'ahantu bita Ramba naho harimo imirwano ikomeye cyane hariya. Yego. Hanyuma dukomeze muri Karehe. Karehe naho hameze nabi cyane. Gusa Karehe ntibari batangira kurwana. Ariko hari umutekano mukeya. Haratutumba imirwano y'intambara. Yego. Haratutumba imirwano y'intambara hariya muri Karehe. Yego. Hanyuma Rucuru iratuje, nta mirwano irimo. Ahubwo ahantu hari imirwano ni muri Masisi. Masisi nabonye bikomeye cyane. Masisi birakomeye. Muri ikibazo nabonye, ikibazo kiri kubera muri Minembwe. Nicyo kibazo kiri kubera muri Masisi. Yego. Buriya hari uduce tujye tuvugwa buri munsi mu ntambara. Yego. Ntabwo tutavuga Mitimingi, ntabwo tutavuga Kazinga, ntabwo tutavuga Nzibira, utwo duce twose turimo imirwano kugeza aya masaha. Yego. Haya muri Masisi. Hakongera none hakiyongeraho akandi gace bita Itaba. Aho ngaho naho harimo harabera iki? Harimo harabera imirwano. Yego. Hakongera ko bita Gahira. Gahira naho harimo harabera imirwano. Yego. Hakajyaho bita Kawele. Kawele urabibuka ko n'umunsi w'ejo nayikubwiye. Yego. Kawele guhera ashize iminsi 4. Kawele imiberamo imirwano. Na 23 ikubita Wazalendo ibakuramo, Wazalendo yongera kugaruka nayo iyibakuramo. Ibakubitika ibakuramo, Wazalendo bongera kugaruka nabo bayisubiza. Yego. None hakongera akajya icyo bita Runigi. Apana Kinigi. Runigi. Yego. Agace kazwi hari. Ni agace kazwi cyane. Runigi nayo irimo iraberamo imirwano. Yego. Hano muri Runigi bakaba bahatumye Abazalendo. Abazalendo autoproclamé. Hakaba haje General autoproclamé bita Dominique Ndaruhutse. Yego. Akaba ari uri mu Rwanda hano muri Runigi. Hakaba bahorereje kandi uwo bita Inyase. Akaba ari nawe uri mu Rwanda hariya muri kariya gace ka Kazinga. Yego. Noneho mu gace ka Gahira hakaba bahohereje uwo General autoproclamé uwo bita Apollo Abraham. Yego. Uwo ngo akaba ari uri Rwanda hariya muri kariya gace ka Masisi. Yego. Na Kazinga nibo barimo baharwana. Na Kinyumba nibo barimo baharwana. Ariko nubwo barimo baharwana, hari noneho na bamwe mu Bazalendo batangiye kwiripotinga muri mama 23. Kubera icyo bari kwiripotinga? Nuko mama 23 irimo ibotsa umuriro mwinshi cyane. Yego. General autoproclamé bita Jean Marie. Uwo ngo yarangije kwiripotinga. Yarangije kugera hariya mu duce twa za Masisi, barangije no kumwakira, bahise bamujana Icyanzu. Bamujanye Icyanzu kugira ngo babashe kumushyira kuri refresher. Base bajye kumutraininga, bamwereke indangagaciro za mama 23. Nibyo rwose. Yazanye n'abasirikare 85 n'imbunda n'ibikoresho byabo byose bihuza na 23. Byose yabizanye, byose ibishikiriza mama 23. Mama 23 imukubita mu modoka iramujyana. Ariko nubwo ari General autoproclamé hariya mu Wazalendo kuri arashobora gupasinga muri mama 23 agasohoka yambaye irya kapiteni. Nibyo ariko ashobora gusohoka yambaye irya kapiteni cyangwa agasohoka yambaye irya majoro bari amahirwe ntabwo ari komeye naryo bari pete nziza cyane ririya kuri mama 23 majoro bakomeye cyane. Ntabwo ari nk'abari Abazalendo ugiye ugasanga kabakigingi ngo ni Lieutenant General. Abenshi barayambika ari amapeti bose niyo mpamvu tubita ba autoproclamé. Autoproclamé n'umuntu wiyambika ipeta wenyine. Yego. Wenyine akagenda agashaka abasore bo muri quartier 16 afite inka ze 12 cyangwa 4 akagenda akazigurisha, akagura imbunda n'abasirikare ba FARDC yarangiza abasore akabafata, uyu akamugira umwescoti wundi nawe akamugira umwescoti we, bwaca akagenda kubaka position ya gisirikare ku musozi runaka, tugena aba general n'aba general agahita avuga ati nitwa Lieutenant General runaka kabisa. Ubwo nuko nkuko muri Kongo bajya bakomeza kwiha amapeti. Nibyo niko bimeze hariya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Hariya muri Masisi hakaba hakomeje kuba imirwano cyane iremereye. Ntabwo byoroshye mu Minembwe no muri za Kongo, turazakomeza kubiganaho turebe mu by'ukuri uko bimeze kugeza n'aka kanya tuvugana. Ibintu ntabwo byoroshye n'aka na gatoya. Yego rwose ngira ngo ahangaha sinzi hari amakuru mashyashya tubafite kugira ngo dukomeze tujye muri hariya mu Burundi. Twakomeje twinjiye mu Burundi, ahubwo Uburundi bwamaze gutanga imbunda zirenga 150
kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubwire kuri izi mbunda nyinshi cyane izi nkoro zerekeje muri Kongo. Urakoze cyane. Uburundi bumaze gutanga imbunda zigera ku 150 baziha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi mbunda ntago turimo tubyemeza ko ari imbunda z'u Burundi. Njyewe sinabyemeza. Nuko tuzi ko hariya mu Burundi haba imbunda za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribuka ko yigeze kuba stoke yabo. Uribuka kiriya kigo ca Musaga kijya gushya. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye nkishwana n'u Burundi. Burundi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaravuze ngo zira ntwaro zahiye nizanyu n'iz'abarundi. Ntabwo ari zacu za Kongo. Ndetse icyo gihe ndibabasha kubyumvikana aba chef d'état major banavugana nabi. Jules Mwilambwe wa chef d'état major w'ingabo za Kongo na Prime Niyongabo ntibabasha kumvikana. Baravuga bati Prime Niyongabo kavuga ngo izahiye n'imbunda za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati siza Barundi. Jules Mwilambwe nawe akamubwira ngo izahiye nizanyu z'u Burundi. Ati imbunda zacu twebwe zirahari kandi imbunda zabo za Kongo zari nshyashya. Baravuga ngo Barundi ngo bafashe imbunda zabo zishaje bazizana muri kiriya kigo cya Musaga ngo barangize baracitwikira. Hatwikirwamo za mbunda zabo zishaje. Inshyashya zarimo za Kongo barazijyana bajya kuzideployinga mu tundi duce dutandukanye. Havuzwe byinshi cyane. Havuzwe byinshi cyane. Jules Mwilambwe amaze kugera hariya mu Burundi. Mu minsi yashize hariya mu Burundi. Yajyanye na Minisitiri w'Umutekano. Yakoranye ikiganiro na Prime Niyongabo. Baragenda baricarana. Aramubwira ati kugeza n'ubu imbunda zacu ntabwo twagira gute twari twazibona. Kandi mu byazanye ndashaka ko tuganira mu mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera ko dufatanyije gucunga umutekano. Ariko turaganira n'imbunda zacu mufite. Imbunda zacu tugomba kugira gute tugomba kuzibona byanga byakunda. Tutazibona mukaduha iki mukaduha amafaranga ahwanye n'imbunda zacu twagize gute twabahaye. None zagiye zabare cya kiguzi cyangwa zizagiye twazifata mu buryo. Izi ngizi zizavuye hariya mu Burundi. N'imbunda zambutse mu masaha ya saa 9 z'urukerera. Nizo nibwo zirambunda bazipakiraga. Kandi izi mbunda bapakiye n'imbunda nshasha. Zifite marke y'Ububirigi. Zifite marke y'Ububirigi. Izi mbunda zavuye muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ari iz'u Burundi, ntabwo tuba ko Burundi bwahaye Kongo musaada ijyanye n'imbunda. Ahubwo barimo baragenda bishura gake gake imbunda z'abakongomani zahire muri kiriya kigo cya Musaga. Ese ninashoboka yuko zaba ari ziturutse mu bihugu nk'Ububirigi kuko kiriya kigo kinashya havuzwemo ko hararondwa intwaro ziturutse mu Bubiligi n'ibindi bihugu bitandukanye, none ngo hatwitswe kugira ngo izo mbunda ziri kuharundwa zizajya kurasa 23 zibe zacika intege. Hari amakuru yavuzwe ko drone ya 23 niyo yaharashe kugira ngo bace intege ubwo biko bw'imbunda. Ese ntibyashoboka yuko ari za mbunda z'ibihugu nk'Ububiligi zaje muri uwo mujyi w'inkunga ijya muri DRC ariko noneho yagiye mu izina ry'u Burundi? Ibyo ntabwo byashoboka. Nabyo byashoboka cyane. Gusa twebwe nuko nta makuru tubifiteho kandi yewe nkunda gutangaza ikintu mfitiye amakuru source yacyo. Icyo ngicyo nicyo nkunda gutangaza cyane. Ububiligi ntabwo nabihamya ko ari imbunda z'Ububiligi. Nabyo byashoboka kubera ko stock yabo y'abari y'abakongomani n'ubundi zavaga mu Bubiligi. Baziguraga mu Bubiligi, indege z'Ububiligi zikazizana zikazigeza mu Burundi. Hanyuma noneho Burundi bukazipakiramo imodoka bakabyohereza he ku murongo w'iki urugamba. Dore ko nejo bundi hari n'ama uniform. Uniform ni ikiyaje mu Kinyarwanda. Impuzankano. Urakoze cyane. Impuzankano za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo bundi hari imodoka amakamyo 2 yari yuzuye barimo bazipakurura. Izo ngizo abarundi bari mu kujya kuva mu Burundi bagiye kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakagenda bambaye uniform ziki za Kongo. Barangiza kwambara uniform za Kongo bakajya ku rugamba bakabita abakongomani kandi bambaye bakabita abakongomani kandi ari abarundi kubera bambaye uniform za Kongo. Uko niko bimeze. Nibyo barashobora kujijisha ziriya ntwaro zikaba zivuye mu Bubiligi. Zarangiza kuba zivuye mu Bubiligi zikanyuzwa mu Burundi. Zarangiza kunyuzwa mu Burundi, Uburundi nabwo bukazijyana bukazamutsa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barabizi ko muri Tanzania ntabwo babemerera ko bacisha intwaro. Mu Rwanda ntibabemerera. Muri Uganda ntibabemerera. Muri Kenya ntibabemerera. Antake noneho n'u Burundi bukaba bwegeranye na tere irimo iberaho urugamba. Iyo niyo mpamvu ya mbere yatuma babishyira hariya kuri kiriya kibuga cy'indege
cy'u Burundi, hanyuma noneho barangiza kuzihageza bakazambutsa hariya. Cyane ko Uburundi bifite umubano udasanzwe na Kongo ndetse n'u Burundi. Bafite umubano udasanzwe cyane. Uribuka ko igihe batandukanye n'u Rwanda, cyagiye bavugaga ngo bagiye gufatira u Rwanda ibihano, inkunga bari barageneye u Rwanda, kandi yari yarabazwe kuri budget y'igihugu. Bahise baterura ayo mafaranga bayajyana bayashira Burundi. Hari nandi bateruye bayashira Kongo, ariko ntago bayabahaye kubera urukundo, bayabahaye kubera icyo babashakaho. Nimba bayabaha kubera icyo babashakaho, egare ko bagomba kuzabayobora uko bashaka nabo. Nibyo kabisa. Imboni TV, imboni ya rubanda.